umebarikiwa, imba roho yangu. Mpaka dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Imba roho yangu we, umebarikiwa, imba roho yangu. Mpaka dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Roho zilizokufa zikakuona, zafufuliwa, hapa zinaimba. Umejulikana kila mahali, imba roho yangu we, imba roho yangu we, umebarikiwa, imba roho yangu. Mpaka dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Imba roho yangu we, umebarikiwa, imba roho yangu. Mpaka dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Sifa ziwe kwako Bwana, kondoo wa Mungu. Fadhili zako zimejulikana kila mahali. Imba roho yangu we, imba roho yangu we, umebarikiwa, imba roho yangu. Mpaka dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Imba roho yangu we, umebarikiwa, imba roho yangu. Mpaka dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Haleluya, haleluya, imba roho yangu. Haleluya, haleluya, imba moyo msifu Bwana. Imba roho yangu we, umebarikiwa, imba roho yangu. Mpaka dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Wow. Daniel ndamukunda cyane. Nushoboye agira ikinyabupfura, arubaha, arumvira, uwatera ishema abamurera, yirinda ingeso mbi, aharanira ejo heza. Abana b'u Rwanda turashoboye kandi turashobotse. Umwana ushoboye agira ikinyabupfura, arubaha, arumvira, uwatera ishema abamurera, yirinda ingeso mbi, aharanira ejo heza. Abana b'u Rwanda turashoboye kandi turashobotse. Bana b'u Rwanda, dore twifitemo ubushobozi bukomeye, intwari z'ejo, abayobozi bari muri twe, ibyitegererezo byiza turabifite. Turashoboye, dukoresha amahirwe twifitemo, twiyubakira igihugu ingobyi duhetse.
turashoboye kandi turashobotse. Umwana ushoboye agira ikinyabupfura, arubaha arumvira, uwatera ishema abamurera, yirinda ingeso mbi, aharanira ejo heza abana b'u Rwanda. Turashoboye kandi turashobotse. Umwana ushoboye agira ikinyabupfura, arubaha arumvira, uwatera ishema abamurera, yirinda ingeso mbi, aharanira ejo heza abana b'u Rwanda. Turashoboye kandi turashobotse. Tubahe ikaze abadukunda n'abadukurikira muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, mu misozi myiza y'u Rwagasabo, mu majyepfo, mu burengerazuba, uburasirazuba ndetse n'amajyaruguru, tutibagiwe n'abari muri kapitali y'igihugu cy'u Rwanda Kigali. Mwese tubahe ikaze. Duhe ikaze abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu mahanga. Mwese tubahe ikaze kandi tubashimire cyane. Tubashimire nimba warakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bikugereho neza. Imana iguhe umugisha. Nyivuga gutya rero, muri ya misozi myiza y'akarere ka Nyaruguru, twakiriye umwari mwiza mutembashyushyu, mutsereka amatsa, ruhanga ruhanganye ubuhanga, ubwiza budashirirora. Ni umuririmbyi, araza kutwibwira ibirenze ibyo mvuze. Watangiye wumva umuhogo we umeze nk'uwanyoye amata y'inka. Impamvu mvuga gutya, Nyaruguru nyine biba bisaba ngo ugende weditinga mu ndimi z'amahanga, ushiremo ikinyarwanda nyine kigiye kisa naho cyumvikanamo buke buke. Uyu mujene uri kuri kamera afite ibigwi bitandukanye, ni umunyempano, mukaba mutarayibona wenda kuri YouTube mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nizo nzozi ze. Ndatekereza wowe ugiye kudukurikira, ugiye kumutega yombi. Hari ibyo yifuza, ushobora kuba uri umunyamakuru uvuga uti ndamuha mikoro, ijambo ararikwiriye. Ushobora kuvuga uti mfite amafaranga ndayamushoramwo, cyangwa ukavuga uti mfite impano, ushobora mutera inkunga. Byose birashoboka. Tumuhe ikaze atangira bibwira, yamaze kubaririmbira mwamwumvise, ibindi tugende tubiganiraho. Murakoze. Nitwa Niyonsaba Genereze, niyo mazina yanjye nitwa. Nkaba nkomoka mu karere kacu nyine ka Nyaruguru, mu murenge wa Busanze, mu kagari ka Nkanda. Nkaba mfite impano, nifitemo impano y'ubuhanzi kuva ndi muto. Nahereye niga primaire, nyigaragaza ku kigo n'ahandi hose bankeneye. Nkaba nsoje kwiga mu mwaka ushize. Nkaba nifuje ko hagize nk'ubufasha mwampa bushyigikira impano yanjye kugira ngo ikure igere hose, ibashe kwamamara. Mwamfasha kuko ndifuza ko iyo mpano yanjye Imana yampaye itagomba kurangirira aho ngaho, igomba kugera hose. Yego. Ikagira umumaro mu gihugu cyacu. Murakoze. Ikakugirira umumaro, ikagirira n'abandi umumaro. Yego. Bakakuvomaho bakumva ukuntu byina ari sawa. Yego. Wow, tugushimire kwanza presentation ukoze neza. Batangiye bumva uririmba, ubwo tugiye guheraho. Indirimbo uvuga uti umwana benshi baramuvuga ko ari umutware, amategeko arengera umwana bayavugaho bakayagarukaho. Turagira ngo ubanze utubwire iki gihangano gihanga cyari kigendereye iki, ese wari kimurikiye bande? Yewe n'abadukurikiye, iyi ndirimbo ntabwo iri muri studio, tutazayikumva na tuzabiripotinga, nta kibazo, ni igihangano cye. Dutangire utubwire wagihanze ugendereye iki, wagihaye bande? Iki gihangano nari nagihawe nka topic mu kigo, hari amarushanwa. Aho wigaga? Mu kigo cya Musebeya. Yego. Hari amarushanwa niho nigaga, noneho baduha topic yo guhangaho ku mwana ushoboye kandi ushobotse. Ngayo nguko nicyo gihangano nabashije kuvumburamo. Ubwo mwari nka bangahe
igihangano cyawe cyaje guhagarara ku uwuhe mwanya? igihangano cyanjye cyabaye icya mbere mu kigo cyose. Wow. Ubwo mu nzego z'ubuyobozi bw'ikigo ndabyumva ko bari bahari, ariko inzego bwite za leta zari zihari n'izihe? Inzego bwite za leta zari zihari kereka wenda nk'umukuru w'umurenge, executive w'umurenge. executive w'umurenge, kuko ni ngombwa nyine, kuko haba hari umunsi ukomeye baramutumira akaza. Yego. N'abandi batandukanye nyine bari baraho benshi, sinabasha kurondora umwe ku wundi, ariko hari abantu benshi mu kigo nyine, kuko twari dufite umunsi ukomeye w'umwana. Murakoze. Igihangano cyawe uraririmba rwose, umuhogo bawumvise. Ndi kubona ukuntu abantu baguhaye amashyi. Wakiriwe gute by'umwihariko n'abari bateguye ibyo bintu, ibyo birori? Muri icyo gihe rero ngaragaza igihangano cyanjye, mu by'ukuri byagaragaye ko gikunzwe cyane. Baranshyigikiye nyine, bambwira ko ngomba gukomerezaho, sincika intege ngo nuko wenda ntakiri, kuko babonaga ko ntegura kurangiza kwiga muri icyo kigo. Barambwiraga ati nugera no hanze ntuzacika intege, uzagerageza uburyo bwose ukomeza kuzamura impano yawe yaguke. Nuko ngo urabona ko byatangiye ibyo. Urumva rero buryo umurage w'ababyeyi ni sawa. None ugeze ku Mwana TV, abanyarwanda bagiye kukwakira. Ntabwo dukurikirwa n'abantu benshi, ariko dufite bake beza b'umumaro bashobora gusharinga. Dufite abanyamakuru bagenzi bacu bakora inkuru nk'izi ngizi zishimisha abantu. Turagira ngo turebe nyuma yo kukwifuriza ko igihangano cyawe cyazagera kure, cyangwa se impano yawe muri rusange yazagera kure. Usibye iyi ndirimbo waririmbye Umwana Ushoboye kandi Ushobotse, hari ibindi bihangano waba uzi by'abahanzi basanzwe wenda wireferaho ngo dukorere mu muhogo, tuze kumva wenda ko atari akantu wikoreye, ariko mfite umuroromodo ngenderaho. Hari umuroromodo nkunda cyane, Kamariza wamfura we. Nkunda indirimbo ze cyane. Twayi Nyabusama atajya amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe, mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Mumumburize, ni mumumburize bakobwa, ni mumumburize babyeyi. Karumuna kawe n'abasaza bawe basigiye nde, mbe nyoko kubyara Lorette nzamubwira iki, mbe nk'abato bawe watetesheje bo bazize iki, Eliya shuti yawe Lorette nzamubwira iki, nabazanye na titati narihe azamubwira iki, nabazanye na titati narihe azamubwira iki. Mumumburize, ni mumumburize bakobwa. Ese hari abahanzi bavuka muri kano karere ka Nyaruguru bamaze kubaka izina, bigaruriye imitima y'abanyarwanda waba uzi, bavuka muri Nyaruguru? Inde oya, Badorokasi nabo mu majyaruguru y'u Rwanda, za Ruhengeriyo. Urabibagiwe? Bavuga ko Nyaruguru ivamo abasizi, abahanzi, kandi koko birivugira. Intore Masamba niho ikomoka, wari ubizi? Masamba na murumuna we Jire Sentore. Nyaruguru ikomokamo abahanzi bakomeye, ubwo twavugamo Rugamba Cyprien, twavugamo
umujene ukiri muto cyane witwa Nyirinkindi waririmbye ngo mutore cyane Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane. None abantu bari kumva amajwi y'abantu ba Nyaruguru mu bijyanye no kuririmba no guhanga ibihangano byiza, bakumva imihogo yanyu ni imihogo iba imeze neza, ariko byagera ku mukobwa ukumva na akarusho. Usibye kuba warabaye mu ishuri ukanavuga uti umumodo wanjye ni Kamariza, mu by'ukuri iryo jwi warikuye mu ishuri cyangwa iwanyu mu muryango? Hari abantu bari bazi guhogoza ukumva ko hari umuhogo uba ufite akantu k'akirongi wumva urimo akantu gatitira. Tubwire mu muryango wanyu, inkomoko yanyu, hari umuntu wigeze uhanga, wenda tuvuge ngo byaba ari byo mu muryango? Aya n'umwimerere n'impano navukanye. Okay, nayitangiye ndi muto. Yego. Tukiri hano rero hari abantu bajya baguca intege. Ndatekereza iyo uri mu rugo ushobora kuba uriho ukubura umuntu akinjira akavuga ngo usuri mu biki kubera ko uriho uririmba. Bijya bikubaho cyane? Ubyakira gute? Kuko hari ijambo barakubwiye ngo komerezaho, ariko hari n'abandi baguca intege. Ubyakira gute iyo byumva? Ko biba bindimo atari ibintu mfata handi, ntabwo yabimbuza ngo bikunde. Yes, biba ari ibyo bintu binshimisha, bimfasha mu buzima. Ntabwo yabimbuza mbese ngo bikunde, ndamureka akikomereza, nkakomeza umurongo wanjye kuko ndabikunda. Abantu benshi tugira inzozi rimwe na rimwe, twaba turyamye nyine mu gitondo tukarotorera abantu inzozi twarose. Wari warote uri umuhanzi, uri icyamamare, utambuka abanyarwanda bakakwishimira bakaguha impundu? Cyane rwose. Warabirose? Cyane. Muri gospel mu ndirimbo za ba Mani Marite bande yande bakararisa Karasira, muzihe ndirimbo urota ubona rwose uri guperforminga? Indirimbo nkunda cyane indirimbo zaririmbiwe Imana. Zaririmbiwe Imana. Simbe nkuvangiye. Mu ndirimbo zaririmbiwe Imana abo nkunda cyane irivuga ngo yimba roho yangu. Ndavuga ku giti cyawe. Ku giti cyawe iyo urota izo nzozi ubona uzaririmba indirimbo z'isi zitaka igihugu gusa bisanzwe nta mana twakizemo, cyangwa ubona ari gospel? Inzozi zawe ubona ari izihe? Inzozi zanjye rero mba numva nzaririmba gospel. Yego. Ariko n'iz'umuco gakondo. N'iz'umuco. Umuco w'iwanyu mama ntuga gakondo rwose, umuco ntugacika. Aya Nyaruguru ndabazi rwose. Aho hombi bitewe n'isanganyamatsiko runaka nshobora guhabwa. Ukoze hasa ubunyibutsa ko hari ibuye. Ugize uti isanganyamatsiko. Dushingiye kuri iyi ndirimbo. Ubu umuntu yaguha isanganyamatsiko twereke nk'isanganyamatsiko bashobora kukubwira ubundi ugahita uyikoraho, uduhe nk'ingero zayo. Nk'urugero mbaha, hari nk'isanganyamatsiko baherutse kumpaho yo ku munsi w'umugore, yo narayigaragaje, hari n'abayobozi bacu bakomeye mu murenge nyine bari badusuye. Indirimbo yo ku munsi w'umugore, nta ku mugore, nta kibyiza twagezeho. Waretse kuntera amatsiko ukabivuga nyuma ahubwo kozaho twumva. Mubyeyi uri ingabire y'Imana, ni wowe shusho niroreramo, urukundo mfitiye mama urugutere kunganiriza neza, menye neza imyororokere yanjye, hato ntazanyerera nkagwa, menye nite ku buzima bwanjye, hato ntazavuga ngo sinamenye. Izo mpanuro zanyu nziza dore tuzumva, dore tuzumva, dore tuzumva, nyabuneka ntimugahweme kurerera u Rwanda, duharanire kubaka u Rwanda neza kuruta uko twarusanze aho hambere mu mateka. Umutegarugori umwari mu gikari, twari twarimye ijambo, ubuyobozi bwiza buraseruka,
abayobozi bacu turabashimiye dore ubu natwe dufite ijambo umutegarugori umwari bariga bikamubera ajya mu ruhando rw'imihigo agateza imbere urwamubyaye umutegarugori umwari bariga bikamubera ajya mu ruhando rw'imihigo agateza imbere urwamubyaye hiniraho ariko se ko mfite ubwoba ko barusahurira mu nduru baza kugutwara bino bihangano byawe indirimbo si izawe n'izanjye bwite mbo tubwire abantu ko uyu mukobwa ubundi urwego rw'amategeko ruteganya amasezerano yanditse amasezerano y'amajwi ndetse n'amasezerano y'ibiganiro hari ukuntu wumva umuntu aririmba neza kuko tumuhaye ijambo kugira ngo wenda yerekane ko ashoboye ariko ateganya gukora izi ndirimbo muri studio wowe warangiza n'ubuswa bwawe wenda nta mpano ufite ugashaka guhita ugira ute gushishura zino ndirimbo reka tubwire abantu ko uyu mukobwa bwa mbere aje kuri media ariko iyi ndirimbo aramutse ayumvise ahandi uzabibazwa kubera ko ni amagambo ye ni amagambo ari kumvisha abanyarwanda ko ashoboye kandi ashobotse nk'uko ya ndirimbo yatangireho yavugaga ku mwana arashaka gusaba abantu sapoti rero utazibeshya ngo ugende ukore iyi ndirimbo ejo nituyumva ubwo tuzabarasinga turebe yinjiye ku rubuga rwawe ryari we yayiririmbye ryari none tumenye nyiri igihangano uwo ari we ibyo byumvikane neza tuzabisobanura kandi turabivuze tubitanzeho umurongo mu buryo bugize bute bweruye indirimbo nize cyakora ashobora kuziririmba zicuranze ashobora no kuziririmba zidacuranze ntufite uburenganzira bwo kumutwara ibihangano bye icyo cyumvikane ntituzakigeho impaka kuko buryo umuntu aje kuri media ashobora kuza ari umwana ariko ejo agakura mwarababonye batandukanye ndi umwe mu bantu bafite ubuhamya kuri Clarisse Karasira kuko indirimbo yatambutse ku rubuga rwe nanjye nzi ko nayagitinzemo yarakoze indirimbo bamwe bataramumenya batazi ngo bizagenda gute ariko yabaye icyamamare mu gihugu cyacu n'imahanga baramukunda twagiye tubereka impano zitandukanye zagiye ziza gutyo mubona Vestina na Dorcas batangiye nabo baririmba nk'uyu nguyu ariko uyu munsi mubona ko bageze kure babishimira Irene Imana iguha umugisha angiye kuvuga ngo iguhira ubuko ridashira kandi uracya oyo urakabaho wamfura we abantu rero baririmba gutya hari igihe rimwe na rimwe musuzugura ibihangano byabo ugashaka guhita uprofitira mu kavuyo utazibeshya ntitubahaye intangamarara mu kirundi siko bivuga yego aha noneho tubanze twisubirire kuri topic ubwo twabonye topic ya mbere aho wavuze ku umwana ushoboye kandi ushobotse none uzanye n'indi topic ivuze ku bategarugori aho wabibutsaga za nshingano ka gaciro n'ibyo twagezeho n'ibyo turi kugeraho byose ubivugaho ndumva ntakubajije ibintu byinshi umuntu wese waguha insanganyamatsiko harubanza wayikoraho cyane rwose n'ubukwe nabukoraho ubukwe cyane ugasohora umugeni nakumvise wanamuriza yo ubwo akanimero kawe kanzu ngaka hano mwamaze kukabona abasore mujye mwitonda hari igihe dushyira nimero y'umukobwa mwiza nk'uyu kuri hano kuri social media yacu hano kuri runo rubuga ntago nkubujije gutereta ariko za neza za mu kinyabupfura uze mu ndangagaciro uze mu muco uze mu rukundo uze mu bupfura nimba rwose wanamukunze n'uburenganzira bwawe kuko nawe umwana urangije secondaire arabarasinga kumva ibyiyumviro byawe akabishyira ku gipimo nimba dushyize nimero y'umuntu hano mujye mubyitondera muyubahe umenye ngo urayihamagara ufite amagambo y'ubwenge n'ibyo ugomba kugira gute kumubaza icyo nacyo cyumvikane neza kuko ndabizi hari abantu nyine iyi ntago ari Facebook
uza ugahita uvuga ngo ndashaka urukundo ya nimba unarushaka ngwino ubivuge neza mu ndangagaciro z'umuco. Uyu ni umukobwa wo mu karere ka Nyaruguru, kamwe mu turere tw'iki gihugu abategura ibitaramo bagenda bashima cyane, ubwo ndavuga ibitaramo by'umuco bagenda bashima cyane bagaragaza ko akarere ka Nyaruguru ariko kagisigasiye byibura 90% by'indangagaciro z'umuco, ubukwe, ibintu byinshi by'umuco. Yes, nanjye ko nturagurika mu kuvugara gaturagurika ukagira ngo ni ibigori washyize Okay, tukiri hano ongera unyibutse ya mazina yawe mama. Amazina yanjye nitwa Niyongisaba Genereze. Niyongisaba? Niyongisaba. Niyongisaba. Niyongisaba Genereze. Mu by'ukuri ntekereza ko ari ubwa mbere wenda waba uganiriye n'umuntu ku bihangano byawe, kandi hari n'abandi bashobora kuzaza yemwe bamwigira inyuma. Hano ahantu dukorera haba hari abana baderanje, hari n'abandi bazaza bitewe n'uko bamaze kukubona. Kimwe cyo kuri discipline, wubashye abantu ubaganiriza, ariko wabubashye ukabaririmbira mu ndangagaciro nziza. Ubu nugira gutyo ukabona n'abandi baguhaye ijambo, uzabyakira gute? Bizanshimisha cyane kuko iyo ukoze ikintu ukabona kigize aho kigera, ndifuza ko impano indimo yego igera ku banyarwanda bose. Komera. Nimba ari impanuro abakiri bato bakazifata bakazigenderaho zikaba akabando kabo, nabo bakazagera igihe nzaba ngezemo hari ahandi bageze ku buryo babasha gutambutsa nabo ubutumwa bwabo bahanura abandi yego mu gihe kizaza. Ntabwo nifuza ko birangirira aha ngaha. Murakoze. Wow. Tugiye kugana ku musozo. Nicyo usaba abantu mu buryo bw'umwihariko, kuko hano hanze hano hantu hari abantu bigirira impuhwe z'Imana pe, muri bo bakavuga ati uyu mukobwa ko mukunze mufashe iki? Barahari benshi rega, twagiye tubona abana benshi bagiye babona impano z'abantu baje gucya kuri murandasi gutya bakabona impano z'abantu. Nicyo usaba abantu kiri ku mutima wawe kano kanya nyirizina? Cyo nsaba abantu rero nuko banshyigikira mu bihangano mfite. Nta bushobozi ndagira bwo kuba nabishyira ahagaragara ku buryo byabonwa na buri wese, kandi mu by'ukuri bamfashije bikagera hirya no hino, ubutumwa bundimo bukabasha kugera kuri buri munyarwanda wese ahari, ndetse n'abandi bo hanze y'igihugu cyacu. Banumva aricyo kintu cyangirira umumaro cyane. Yego. Murakoze. Wow. Tugushimire kandi tukwifuriza amahirwe. Nukuri Uwiteka dukorera, Imana isumba byose, igasumba n'imisozi turimo, igasumba ikirere turiho turebesha amaso. Imana rugira kandi rugena byose, igatanga ubuzima, ikabutanga mu mujyi, ikabutanga mu cyaro. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza gikundwa n'abanyamahanga, abagituye bakaba akarusho, kuko ni igihugu cy'amahumbezi, ariyo mpamvu kigira imisozi myinshi, bituma bavuga ko ari imisozi myiza y'u Rwagasabo irenga 1000. Dusabye Imana yo mu ijuru kugira ngo uyu mukobwa ufite impano idasanzwe, hano ku Mwana TV nta bushobozi dufite, ubwacu naha burangiriye, cyakora mu biganza byawe harimo umugisha ushobora gufungura uyu mwana w'umukobwa, impano ye ikamubeshaho, ikamutunga, ikamutungira umuryango, n'uwazubaka ibintu byose bikagenda neza. Tubashimire rero abadukurikiye, tumushimire nawe tumwifuriza amagara mazima, Imana ikomeze imushyigikire. Murakoze namwe rero nshuti zacu z'akadasohoka, mugubwe neza, mumererwe neza, bari mu Rwanda n'imahanga mwese mumererwe neza. Ibiganiro byacu nakagaruka, nitwa Emmanuel Kanani.